Mbahaye ikaze mwe mwese mudukurikiye hirya no hino hatandukanye mu gihugu, haba mu mujyi wa Kigali cyangwa mu mpande enye zose z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengera bwaryo. Reka mbabwire ngo mugire amahoro gasandika Rwanda, abandebera kana ko mujisho. Nje muri kumva aka kanya ni Penuel muvandimwe. Reka mbabwire ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri iyi channel, reba munsi ahanditse subscribe ubundi ukandeho rwose. Uyu munsi ngiye kubabwira imwe mu nkuru igezweho muri aka kanya iri gucaracara hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye. Inkuru tugiye kugusangiza wowe udukurikiye nuko Perezida Paul Kagame yahishuye impamvu yanze kuba perezida nyuma ya jenoside, aho yavuze ko icyo gihe yumvaga atiteguye ndetse yirinda ko hazagira utekereza ko ari cyo yarwaniraga igihugu. Ubundi uko tubisanzwe tubizi, akenshi abayobozi batandukanye cyangwa abanyapolitike iyo bamaze gukora icyo twakwita nko gufata igihugu bahita bafata n'ubutegetsi. Nyamara Paul Kagame ntago ariko yabigenje. Ni ingingo Perezida Kagame yagarutseho mu kiganiro yagiranye na NTV yo muri Kenya, cyagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo politike y'u Rwanda ndetse n'ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kuba akasamutwe mu burasirazuba bwa Kongo. Abajijwe n'umunyamakuru uko yakiriye kongera gutangwa nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu n'ishyaka rye rya FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame yavuze ko ari inshingano yemeye kubera amateka y'igihugu cyacu cyanyuzemo. Perezida Paul Kagame kandi yagize ati, narababwiye nti ntabwo mukwiriye gutekereza umunsi nzababwira nti ibi birahagije, ntabwo nzakomezanya namwe. Narababwiye nti nemereza inshingano rimwe na rimwe mu buribwe. Yavuze ko yasabye ubuyobozi bw'ishyaka rye kureba undi muntu ushobora kuzamusimbura mu myaka iri imbere kandi bigakorwa atabigizemo uruhare. Paul Kagame yagaragaje ko na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yasabwe kuba yaba perezida ariko arabyanga kuko yumvaga atiteguye neza. Yagize ati, numvaga ntarabyiteguriye, naravugaga nti niba bizaba bizabe nyuma ariko atari aka kanya. Narababwiye nti ntabwo nshaka ko hazagira utekereza ko narwaniraga kugira ngo mbe perezida, kubera ko nta nubwo nari nzi ko uyu munsi nzaba ndi muzima. Yakomeje avuga ati, naravuze nti mureke turebe undi muntu, nzaba mu itsinda ry'abayobozi kandi tuzafasha uzaboneka wese. Ibyo nibyo byabaye. Hari kandi abambazaga icyo ntekereza, nkababwira nti wenda uyu ni we ukwiriye. Perezida Kagame yagaragaje ko kimwe mu byagendeweho hatoranywe ugomba kuba perezida ari umuntu wagombaga kuba amenyereye igihugu ndetse abaturage bakaba bamuzi kuruta gupfa gutora umwe mu bahungutse. Uko niko Pastor Bizimungu yaje kuba perezida, ariko nyuma y'igihe gito aregura. Perezida Kagame yavuze ko nyuma yo kwegura kwa Perezida Bizimungu kubera amakosa, hari abamwegereye bakamubwira bati ibi biri kuba byose twari twarabikubwiye. Ati, nyuma y'uyu mugabo Bizimungu yaje kujya mu bibazo. Bamwe mu bantu baraza baramubwira bati twarakubwiye, twaraje ubushize uratwangira, none ubu ni gute uzabyanga? Uko niko nabaye perezida. Ayo ni amagambo perezida yagiye agarukaho. Ubundi tariki ya 17 Mata mu 2000 nibwo Perezida Paul Kagame yatowe n'inteko nshingamategeko ndetse n'abagize guverinoma ngo asimbure Pastor Bizimungu wari umaze ibyumweru 2 yeguye. Yayoboye imyaka 3 nka perezida w'inzubacyuho, ubwo ni ukugeza mu mwaka w'2003. Umuryango wa FPR Inkotanyi niwo wari ufite inshingano zo gushaka perezida usimbura wari umaze kwegura. Ryitoyemo abakandida babiri bagombaga gushyikirizwa inteko nshingamategeko y'inzubacyuho kugira ngo itoremo uba perezida. Manda ye ya mbere yayitorewe mu mwaka wa 2003 n'amajwi 95% yose. Iya kabiri yari yo mu 2010, ubwo birumvikana kuko manda yamaraga imyaka 7.
ubwo nabwo yatorwaga ku majwi 93%. Itegeko nshinga ryari ririho icyo gihe ryagenaga ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza manda ebyiri. Gusa ku busabe bw'abaturage barenga 5 miliyoni bose, inteko nshinga amategeko yavuguruye itegeko nshinga yemererwa kongera kwiyamamaza mu mwaka wa 2017. Icyo gihe yagize amajwi 98.79% yose, ahigitse uwo bari bahanganye Mpayimana Philippe wagize 0.73% ndetse na Dr Frank Habineza wagize 0.48% byonyine. Itegeko nshinga ryavuguruwe mu mwaka wa 2015 rimwemerera kuba yakwiyamamaza kugera mu mwaka wa 2034. Manda zindi zikurikiyeho zizaba ari imyaka 5 aho kuba 7 yari mu itegeko nshinga riheruka. Muri iki kiganiro Perezida Kagame yagaragaje ko abantu badakwiriye guhangayikira u Rwanda rwa nyuma ye kuko rumaze igihe rwubaka inzego n'abantu. Ati icyerekezo kirahari, twashyize imbaraga mu kubaka abantu, kubaka inzego, dukomeza no kugenda twongerera imbaraga kugeza aho icyo gisubiza ikibazo cya nyuma ya Kagame. Nyuma ya Kagame twashyize imbaraga mu kubaka inzego, mu kubaka abantu n'ibindi. Nibivuga ko ntazongera kwiyamamaza, ndabizi mu buryo bwihuse abantu bazajya hamwe babone umuntu uzaba utandukanye n'abandi, ariko bishoboka ko azaba anashoboye kundusha. Ibyo birashoboka. Ngayo nguko rero nshuti zacu, ni naha ducumbikiye. Reka mbabwire ngo Gasani k'i Rwanda akomeze abane namwe, abalinde mu bikorwa byanyu bya buri munsi. Niba utarakora subscribe, yikore rwose kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu biganiro bitandukanye. Ushaka gukurikirana izindi video zacu, wareba video zikurikiyeho twagiye dukora, byaba ibiganiro menya bitandukanye. Hari igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kutugerazaho cyangwa se inyunganizi, ushobora kuduhamagara kuri izo nimero uri kubona muri tablo, cyangwa se ukaba wakwandika muri komenti niba atari umwihariko cyane. Ibiganiro tubagezaho biramutse bikunyuze, ushobora no kubisangiza inshuti zawe. Imana ikomeze kubana namwe, murakoze cyane.